abagabo kuri twebwe iyo ubonye mu bintu kimwe muri ibyo bintu cyiza ushobora kubona ukavuga uti ndabonye ndaronse mbonye umugisha n'umugore arimo umugore buryaza imbere ikintu ubonye ikintu cyiza gereza rero niyo gukosorerwamo niyo gukosorerwamo n'abantu bifuza no kujyayo rimwe na rimwe bitewe n'ubuzima bubi barimo hari abantu hari abajene nzi bajya bagerageza gushaka gereza ati kuko nanabona ngo nanabona n'impungure nkabona n'ibiryo none ibaze rero wibaze ko uwo muntu avuga ati urugo rubi rutwa na gereza ari kubona byaruta akaba atarakoze urwo ataragiye muri urwo rugo akigira bigeze akaryama nayo marangamutima akarorera mbega gereza igihe gishobora no kugera ukavayo turabasuhuje ni Elisa na Fofo nanone tugarutse twari tubakumbuye haciyemo iminsi myinshi tutaganira tutaza hano ngo tuganire n'abakunzi bacu ari bo mwebwe turabakunda cyane rero twishimiye kongera kugaruka kuganira namwe ndi kumwe na madame nkuko mubibona ibumoso bwanjye ya Frutine umeze ute mikoro uri bivugiremo cyangwa uyu munsi urabyanze uyu munsi ntabwo twavuga hashize iminsi nari kuvuga ntari kuvugira kuri mikoro very sorry turaba ndamukije cyane sheri yarabikomojeho tumaze iminsi tuduhugiye mu tuntu tundi ariko tukibazirikana nkuko dusanzwe tubikora tugaganira turabaramukije rero mu mpande zose z'isi dutuyemo abadukurikirana mu gihugu cy'u Rwanda cyacu dukunda cyane mwese turabaramukije hobe abiwacu muraho haraciyemo iminsi myinshi hari abantu bajyaga bambaza ngo bite ko tutabaheruka hari abantu bakunda Frutine hari abantu bakunda shushu abantu bamukunda muranamukunda kundusha nari ntumitse okay thank you murakoze mwese natwe turabakunda kandi cyane cyane ikiganiro cy'uyu munsi navuga ngo tumaze iminsi yego tutavuga ariko twakoraga n'umurimo w'Imana mu buryo butandukanye mu by'ukuri ntabwo twavuga ko twari ducecetse uretse wenda kuza kuri kamera nibyo navuga twari dutuje mu kuntu turi twembi Frutine nagira ngo uyu munsi rero nguhe ijambo twinjize muri aka kanya niba tugiye gukora iki niyo akantu kari kunsetsa se ukuntu uri gukomeza kuvuga Frutine ako kantu ujye muhamagara abakunzi banyu no mu mazina utazibagirwa ukuntu bitwa sheri no munsi yahisemo kubiyita nuko nzi kubikunda mva numva bishimishije kuko hari igihe umuntu nyine mukundana mukajya muga sheri honey sweetheart Juste ni munsi buka yuko hari n'umuntu witwa Justin hari umuntu witwa Kamariza icyo gerageza umbwira ati Kamari Kamariza nshuti yanjye okay bifata nko gusuzugura hari oya ntagaro gusuzugura ko uvuga sheri shushu n'amazina yacu sibyo Daki n'amazina yacu ariko twebwe kuri twe nabonye bikunda iyo mvuze Frutine karuka Daki Daki turabusuje n'akazina kacu ka hano mu rugo tukunda kukavuga hanyuma ariko abantu benshi ntibagakoresha ni akacu nye nk'uko namwe muzi niba mwitana babijumba cyangwa babirayi ibyo mwitana nye byihariye bifite umwihariko natwe ako ni akacu k'umwihariko so yego turabasuje rero nk'uko twabivuga twari tukisuzanya twari tukibwirana amakuru nubwo tudahanye amakuru menshi ariko namwe twizera muri amahoro kandi n'abatari amahoro abafite ibibazo bitandukanye namwe Imana ibagereho twizera Imana ikora kandi ivuga igasohoza ibyo yavuze kuko ndi kumwe nawe ntutinye kuko ndi kumwe nawe ni kuteka vuba amen ariko muri iyi minsi umaze iminsi wigisha ijambo ry'Imana nkafashwa we ni ubuzima kuri njyewe numva ari ibintu nkunze numva ibyo nkunze nabisangiza inshuti zanjye rero muri iyi minsi nkunze ijambo ry'Imana ni ukuri akunze ijambo ry'Imana cyane sinzira mwarabibonye abantu mudukurikirana inshuti zacu
mbese n'ubuzima ariko bibikwiye no kuba ubuzima ahubwo vraiment nenda kuzajya nuko hari abantu mbatumira. mugira impano nyine zo kwivuga neza kurushaho ariko ijambo ry'Imana Sha, rikwiye tuvugaho kuba gatoya ubuzima tubishoboye. ntabwo murabigeza ku musozo wabyo okay ni gatoya. okay reka rero tubabwire ingingo nyamukuru ikituzinduye. Twagiye tuvuga ku bintu byinshi ariko bitandukanye for marriage, kubaka umuryango, kugira urugo rwawe, twabivuzeho ariko muri uko kubivugaho hari nk'amagambo nk'atanu ajya akoreshwa twahisemo, nkeka ko nyuma yayo hari n'andi ariko ajya yitabazwa cyane iyo umuntu afite urugo kumva bamubwiye iryo jambo, umuntu afite urugo kumva bamubwiye akantu runaka ariko nyine gashyigikiyemo ibintu byinshi cyane bijya nko kuvuga urugo rwose icyari cyo. So ayo magambo rero n'umunsi twifuje kuyaganiraho, sibyo? Twifuje kuyaganiraho, twe turayabazanya nk'ibibazo, mbaze umukunzi wanjye nawe arambaza, ariko niyo ntego twifuza ko tubiganiraho ku buryo banabikubwiye umenye icyo bashatse kuvuga, utagira ngo barakuzimije cyangwa se banabimbwiye menya ngo karabaye cyangwa se ni byiza kurushaho. Ikibazo cya mbere nifuza kukubaza, bajya bavuga ngo ukurusha umugore mwiza aba akurusha urugo. Ujya ubyumva? Yego. Ndifuza ko mu magambo arambuye ubivanye mu mpine cyangwa se mu busobanuro bwabyo burambuye baba bashatse kuvuga iki? Ukurusha umugore mwiza aba akurusha urugo. Njyewe nabisubiza uko mbyumva. Yego. Pana nk'inzobere muri ntabwo turi inzobere ariko turagerageza. Experience ikigero gitoya cy'ubumenyi bwanjye ndetse n'urugo mfite. Yego. Umugisha Imana yampaye. Amen. Iyo bavuze gutya ikintu numva, iyo bavuze ngo ukurusha umugore mwiza bakurusha urugo, burya ikintu cya mbere twebwe abagabo tubona tukanyurwa tukavuga ko ari umugisha Imana iduhaye, ni ukubona umugore mwiza. Umugore mwiza rero ntabwo ari ubwiza bw'uburanga gusa baba bavuga, ahubwo harimo ubwenge, umugore w'ubwenge. Bibiliya ivuga noneho umugore w'umutima. Umugore nubwo bwiza baburimo, kuko twese ntidukunda kimwe abantu, biterwa n'ibyo wabonye wita ubwiza. Abakunda inzobe, bakunda ibikari byose ngira ngo barabiza abantu. Baba bavuga umugore nyine mwiza muri ibyo bice byose, ufite ubwenge, uzi kubaka urugo icyo bivuze, ufite umutima nyine Bibiliya inavuga umutima wuzuza inshingano agombwa mu rugo. Yego. Mwiza muri make, ijambo mwiza umuntu ashobora kurivuga bitewe n'uwabana nawe byiza amukundira ni byinshi. Nk'uwo mfite aha navuga gutyo, kuko hari igihe ujya mu rugo ugasanga habamo umugore utazi kwakira abashyitsi, utazi kubana n'abantu, utazi nyine gufata umugabo w'uko yakamufashe, utazi gukominika, kuganira, utazi. Yewe uwo mugore iyo rero ufite umuturanyi nk'uwo, ukaba ufite umugore nk'uwo udafite ubwo bwiza bwose tubona twitirira umugore ko ari mwiza navuze haruguru. Yego. Icyo gihe mba nkurusha urugo. Kuko urugo umuntu avuga ko afite urugo ari uko afite umugore mwiza nyine, umugore twavuze haruguru. Bishatse kuvuga ko umugore mwiza ni ishingiro, ni ishingiro ryo kugira. Nicyo gituma bavuga ngo umuntu afite urugo. Uyu muntu bavuga ngo umugabo we bavuga ngo afite urugo, nuko afite umugore. nuko afite umugore. Uzumva abantu bagana bati kwa kanaka twagiyeyo, umugore we ntazi kwakira abantu. Iyo munaje arigendera cyangwa se agashyiramo filime mu karere. Ntibitaye ko umugabo yari umugabo mwiza, yari umuntu uzi kubana, bahita bavuga ko urwo rugo ari rubi. Urugo ni rubi. Umugabo ashobora kuba ari mwiza ariko umugore gusa nyine no mu muco abantu benshi niko babibona, niko babizi. Urugo rurimo umugore udashobotse, kadukoresha iyo mvugo, urwo rugo rwabaye rubitayari. ntabwo ruba rukiri urugo rwitwa rwiza, ko ari rwiza, ahubwo rwitwa rubi. Niyo mpamvu bavuga ngo rero nibaza ko ariho haturutse, niba ari insiga n'imigani, ari umugani simanye. Ngo kurusha urugo kurusha iki? Umugore mwiza kurusha urugo rwiza.
actually nuko Ariko n'abanyarwanda kera n'abadukurikiye bazinye nabo uko bafite ukuntu babyumva. batubwira muzatubwire namwe ariko na Yeah. kera abanyarwanda barazimizaga ariko muri rusange umugabo wese ufite insinzi cyangwa ufite ibintu byinshi byiza ari kugera abantu bakabibona inyuma ye hari umugore haba hari umugore uri kugira ngo umumotiva, umusunika uri kumupushinga uri gusunika uri kumutegurira nanjye ibintu nabyemera byose. pe So, nabyemera burya uzi kugira ngo ube uri rero, umugabo ufite umugore wishyana akishyana se buriya nisabara ufite umugore udashobotse yego nta bintu wageraho ujya mu kazi uza mu rugo uje ukahagera uzi ko ugiye mu muriro ubwo desemurega Nta kintu n'umugabo wenda kizimugeraho. uyu munsi tuvuze bitewe n'umugani n'imigani turi kuganiraho ni n'amagambo yakoresheje kera ubwo mu nihaza Kinyarwanda, n'undi bavuga umugabo nabyo nawe tuzabira kuko tuzabivuga, n'undi ariko n'umugabo nawe yabaye mubi of course izingiro ry'urugo rwiza umugabo ashobora kuba mwiza akagerageza ariko iyo umugore adashobotse ntibashobora kubona ko urwo rugo ari rwiza nyine Never. bahita babona ishusho y'umugore tuba turi ahantu ku minara hanyuma merci beaucoup wambaza nawe ikibazo kindi urugo rubi kibavuga ngo urugo rubi ni gereza rumeze nka gereza rurutwa na gereza pito bavuga ko rurutwa na gereza yego uba wumva bivuze iki Ikibazo cyangwa se cyiza abadukurikira Froti nawe usubiza nabi wowe wumva bivuze iki ukuntu mbitekereza ntekereza ko iyo bageze aho kuvuga ngo Yego. urugo rubi rurutwa na gereza ni ukubera ko uru rugo kugira ngo rube rubi hari ibintu byatumye ruba rubi yego hanyuma ibyo bintu byatumye ruba rubi hari ahantu byaturutse urwo wenda abo bantu bumva bazagira urugo rwiza bahereye ku rukundo bari bafitanye akamemu rwise urugo kuko hari abantu babiri baruhuriyemo ruba urugo niko twese tubizi yego kandi abo bantu baruhuriyemo wenda baba bavuga ati duhujwe n'urukundo nyine mu buryo busanzwe mu buryo bwumvikana abantu babiri bahuzwa n'urukundo bakabana hanyuma wenda ibitari ibyo wenda ni ibindi twazavugaho ubutaha ariko reka tuvuge ku urwo rugo rubi rwaruswe na gereza yego iyi gereza umuntu ayijyamo yarakoze ibibi n'undi akajya muri gereza nyine akwiye gereza ariko uru rugo rubi umuntu urujemo uri kuvuga ati urugo rubi rurutwa na gereza reka tubyite ko hari ibyiza yagerageje gukora ariko rukanga rukaba urugo rubi yego reka tubyite ko hari ibintu byiza yagerageje urukundo wenda bavuga gukunda mugenzi we ariko wenda mugenzi we ntari kubigendamo neza ari kumuha ya shusho y'urugo rubi niyo mpamvu avuga rero ati ibi nyine niyo mpamvu mu kinyarwanda bavuze ati ibi byarutwa na gereza uzi kubabazwa n'umuntu wakunze akakubabaza akagukubita kuko tujya tubibona abantu bakubitwa akakunoba akagukubita akakwima ibiryo akagutoteza mu by'ukuri impamvu bavuga ngo bitwa na gereza muri gereza bararya muri gereza ngewe niko bitekereza bashobora kuba badakubitwa mu gihe bitwaye neza sibyo hanyuma mu rugo rero muri urwo rugo rubi rwo witwara neza ariko ukanakubitwa gereza rero niyo gukosorerwamo niyo gukosorerwamo n'abantu bifuza no kujyayo rimwe na rimwe bitewe n'ubuzima bubi barimo hari abantu hari abajene nzi bajya bagerageza gushaka gusubira gereza ati kuko ho nanabona ngo nanabona n'impungure nkabona n'ibiryo none ibaze rero wibaze ko uwo muntu avuga ati urugo rubi rutwa na gereza ari kubona byaruta akaba atarakoze urwo ataragiye muri urwo rugo akegera muri gereza akaryama n'ayo marangamutima akarorera mbega gereza igihe gishobora no kugera ukavayo ariko no mu rugo bararusiga bamwe na bamwe gusa hari umuntu amarangamutima yangiritse nibyo nari nshaka kuvuga gereza ushobora kujyayo hakabaho igihe cy'imbabazi ugasohoka neza ugatangira ubuzima ugasubira mu buzima neza pe kuko uba waragiye gukosorwa ntabwo uba waragiye kwangizwa amarangamutima ariko muri urwo rugo urakubitwa amarangamutima arangirika urababazwa urwo rugo rubi rurutwa na gereza uba uri munsi y'umuntu wagiye muri gereza uba utotezwa uba ubabaye ntekereza ko abanyarwanda bagiye kubivuga barabibonye mwavuze ko rushobora no gutera agahinda kadashira n'umubabaro biranatandukanye muri gereza uwo mubabaro n'agahinda bishobora kutagera kuri urwo rugero ariko urugo rushobora kubamo umubabaro rukafekita abaturanyi entire family mva inshuti yanjye ntabwo wabigereranya na gereza pe
ahantu bakubwira amagambo aryana buri munsi yo gukubita yo kwica umutima. Gereza nibaza ko ayo magambo gereza atari iba nziza kurushaho. gereza ahubwo ugerayo ugasanga bamwe banagerayo bagakomeza umurimo w'Imana bari abarokore, bamwe bagerayo bakabona bakiga bagakusuka bakaba bazima bakajya baryama bagasinzira. Mu rugo rubi uzi ko habamo no kudasinzira. Niba hari umuntu uri gutoteza mu rugo rwawe ukaba udukurikiranye ukaba udukurikira ibiganiro byacu, hari umuntu uzi ko ushyize ku nkeke, hari umuntu uzi ko ni umugore wawe nibyo waramushatse umukunze ariko uyu munsi ari gukubonamo kurutwa na gereza. Ni ukuri twikosore, Imana idufashe. Sibyo ikindi kibazo urugo rwiza ndacyari kubaza uvuze ngo urugo rwiza ni ijoro rito. What do they mean? It's an opposite. Okay, ni ikinyuranyo cy'ibyo ngibyo wari umaze kumbaza, ariko reka mbivugeho kuko abantu benshi bagiye babitubaza, ariko iryo joro rito muvuga ko ntigeze ndibona. Okay, twe ntibabyibazaho kuko turifite, kuko ntibabana natwe, twe turarifite. Okay, ntibabana natwe reka bariko tubivuga, ariko bakatubaza ati ko ntaribonye ubundi mwe muvuga ijoro rito. Abantu bafite ibikomere ni benshi, ntago nubwo wa blaming umuntu ukwandikiye ngo kubaza ati se mama muri mu biki. Reka mbibabwire rero, yereka mbisobanurire. Bakeneye ihumura ahubwo abantu nk'abo. Umugisha ukajya ubakira buri munsi nk'abangahe, ukabahumuriza, babwira ko uri muzima kandi Yesu agira neza, nibura ukanabasengera kandi gatari njye nyine yenda kugarukiraho namwe azabageraho. Imana dukorera ni nziza. Ntuzagire ngo rero rwaragiye burundu, naho byapfuye burundu Imana yahagera. Exactly. Ikintu ngiye kuvuga ikazura. Iyo tuvuga ngo urugo rwiza ni ijoro rito, hano hari urugo njyewe na Elisa tugiye guhuriramo. Urwo rugo tugiye guhuriramo rero ntago urwo rugo tugiye guhuriramo rufite amahoro. Urwo rugo tugiye guhuriramo ntago rufite ibyishimo. Urwo rugo tugiye guhuriramo ntago ruhora ruseka. Urwo rugo tugiye guhuriramo ntago rufite urukundo. Urwo rugo tugiye guhuriramo nitwe ba nyirarwo, nitwe tugiye kuruzanamo ibyishimo, nitwe tugiye kuruzanamo wa munezero, nitwe tugiye kuruzanamo rwa rukundo. Nituvuga rero ngo urugo ni ijuru rito, ntukajye wumva urugo ruri hariya ngo rubaye ijuru rito, ahubwo ngiye ndazana amahoro, Elisa azana ibyishimo, nzana urukundo, Elisa azane gufashanya, nzane agahinda, Elisa cyangwa amarira, Elisa azana urutugu ndirireho. Urutugu rwawe nduririreho. Urwo rugo umwe azabaye dekuraje, undaze amutera imbaraga, amutera imbaraga musunika. Isi irimo ibibazo niko bigenda, hatabayeho kuzuzanya biragoye. Mu nyumve gutya rero ntago urwa rugo tuzarusanga ari ijuru rito, ahubwo twebwe nitwe tuzarugira ijuru rito. Igihe bavuga by'ijuru rito, yego, nitwe tuzarugira urugo rwiza rusa nk'ijuru rito. Ni twebwe tuzabigiramo uruhare kugira ngo urwa rugo rube ijoro ritoya. Hanyuma rero iyo bavuze ngo urugo rwiza ni ijoro rito, mu byumve gutyo ko ngiye Fortune nzazana amahoro, Elisa azana ibyishimo, nzana umunezero, Elisa azane blage, ninza n'agahinda cyangwa umubabaro, Elisa ntega amatwi, ninza ndikurire, Elisa tega urutugu ndirireho, ndashoboye gusenga agufasha. Yego. Hanyuma tujye turubibira urukundo rwacu narwo rukure, dusarura amahoro, dusarura ibyishimo ko twabibiye urukundo. Hanyuma rya joro ritoya rero nicyo baba bavuga. Ariko ikintu nabashishikariza nshuti zanjye bavandimwe mudukurikirana mudukunda, nuko niba mu rugo rwawe hatarageramo ibyishimo, ntabwo byose bizira rimwe umunsi umwe. Nicyo kintu ngewe nize. Ahubwo uyu munsi haza amahoro, gahoro gahoro hakaza ibyishimo, gahoro gahoro urukundo rugakura. Rero uyu munsi niba wugeze utarabona ibyishimo, ntago uhitamo gusiga rwa rugo, kuko nurusiga wa muntu umwe usigayemo ntago azarugira ijoro rito, ahubwo bizasubira inyuma uko byari bimeze. Niba rero ubona hari ibyo bitaragerwaho, wibuke ko tukiri mu isi, ntago tubonera ibintu byose icyarimwe, hari n'ibyo tuzava mu isi tutabonye. Rero wigenda wivuga ngo ndarusize, ahubwo gerageza mufatanye ukomeze ushishikaye. Niba hari bitaraza bizaza,
kuko ntabwo bizira umunsi umwe. Niba hari ibyo ubona ko akana kawe iwawe bitarahagera nawe bizaza kandi mu gihe gikwiriye, mu gihe cya nyacyo. Mubaze ikindi kibazo yambazo nangaha ubwo muri make ijuru ritoya ni twebwe. urugo rurimo amahoro, rurimo ibyishimo, rurimo urukundo, basangiye umugozi umwe, ahuje byose. niyo mpamvu babyita ijuru rito. ni kuko njyewe iyo mbona Elisa aseka nkaseka mugira ngo hari ijuru rizarenga iryo ngiryo. Tuzabona ijuru rigari ariko ijuru ritoya tuba twarigezemo kuko biranezeza pe. byiza cyane, sibyo? uba uri free, uri flexible, bla bla. Ikindi kibazo, iyo bavuze ngo urukundo ni impumyi, yego wumva iki? urukundo ni impumyi ntabwo ubundi njya mpfa kubyemera ko ari impumyi, ariko nibaza ko ngerageje kugira ngo mpuze n'ibyo bavuga kuko abantu benshi barabivuga. navuga ko urukundo, impamvu bavuga ko ari impumyi niko nibwira, ni uko urukundo iyo umuntu akunda umuntu cyangwa akunda undi ntabona inenge ze, kuko akenshi burya uzareba amaso akunda ntabwo areba kimwe. Nshobora kubona Fortune mwiza nkagenda avuga ati nabonye umukobwa pe, nkuko nagendaga mvuga icyo gihe bwa mbere duhura. ariko nakwereka inshuti wenda ni urugero byiringiro akavuga ati oya aramunsi mbona afite umutwe se yakunda nyine genda ujyeyo. nuko nyine ntabwo amaso y'urukundo areba kimwe. So inenge undi yabona ngewe, kandi koko ari n'igihe aba ari inenge igaragara muri rusange pe, ariko wowe akabigukundira ahubwo cyane, akabona nirwo rukundo rwuzuye nta nubwo ushobora kumwanga nyine. So rero nanone amakosa y'umukunzi wawe ntuyabona. Ntubona amakosa kuko ntawe utagira amakosa pe. Hari ukuntu umuntu aba ashobora nkawe ndibuka ikintu kimwe wakundaga guseka pe. Ambo ego noneho nkaba ndi seriye ntakunda guseka, kandi najyaga nanabibwira n'abantu twabanata uko guseka ubyumva. Umva cyari nk'inenge kuri njye, byari nk'ikosa. Ariko reka nzibonere mwana wa mama, nzibonere Fortune bituma ateka ahubwo nuko mfatiraho. Nta nubwo nibutse ko ibyo bintu bigira, ahubwo yarasekaga anyway yumva nta kibazo kuri njye, nkanezerwa kugeza n'uyu munsi tubanye neza. Urumva rero ibyo ubonana cyangwa ukajya uvuga ngo uriya muntu ngo afite ubumuga bw'akaguru wazamukunda, ntunibuke ko wigeze kuvuga yuko utazashaka umuntu ufite ubumuga. Akenshi ntubona amakosa inenge zo, ukomeza kumukunda uko ari. Nicyo bita urukundo. Kwabaye impumyi, ukunda umuntu uko ari, ntabwo ukunda umuntu umukundiye ibintu ahetse ubwiza nyine byose abantu bavuga biba bihari, ariko urukundo rw'impumyi hari n'igihe nubwo bwiza abantu bavuga n'ububi bari kuvuga utabibona. Ukunda umuntu mu ijambo rimwe uko ari, umukundira uko umusanze. Bifurije kuzabona ababakunda uko muri mutihinduranyije. Rugukunda uri impumyi, rugukunda utavuga, rugukunda uri ikirema, rugukunda ubana na ABCD yose, rugukunda uko uri mu ijambo rimwe kugira ngo ntarondogora. Muri make ni ibyo nakitwa. Wow. Hanyuma turasoreza rero ku kantu ngubonye umugore mwiza babonye ikintu cyiza. Wow. Ni ijambo ryo muri Bibiliya. Imana yahaye abantu bayo kuryandika, irihumekera mu bantu bayo. Ndumva ari imigani byayo byose nibyo. Atari indirimbo zazo ni imigani. Ubonye umugore mwiza abonye ikintu cyiza. Nakomeza ngo akabagize umugisha. Bibiliya ikomeza ahawe n'Uwiteka. Akabagize umugisha ahawe n'Uwiteka. Ko ijambo ry'Imana. Ati kandi ibintu n'amatungo umuntu abihabwa Kwa n'ababyeyi, Salomo, ariko umugore mwiza cultural muhabwa context n'Uwiteka. Ese ko ndi kuvuga ndi kubyumva ko ndi kwibuka nyine ukuntu Bibiliya ivuga ku mugore pe. ivuga ikintu ariko ikanavuga ngo naho ngaho handi ivuga ngo ibintu amatungo byose umuntu ashobora kubihabwa n'ababyeyi, ariko umugore mwiza muhabwa n'Uwiteka. aho birasobanutse aho ngaho ntabwo. Ubonye umugore mwiza babonye
ikintu ahubwo cyiza tugarutse aho Yego. ntabwo turi bujye muri historical backgrounds uwanditse n'igihe uwo ari we n'igihe byose gusa kubera ko turi kuganira n'abakunzi bacu umwanya muto ariko nibaza ko kimwe mu bintu abagabo babona byiza twebwe tubona byiza ushobora guhura na zahabu burya ni ikintu cy'umugisha uba ubonye agafaranga ushobora kugira gutyo ukaba urimo uragenda ugatora ikintu kidasanzwe cy'amverope ugasanga harimo cash utaha wishimye ushobora kugira success wayoboraga nka company ejo ukumva kuri yellow paper waguhamagayeho ubaye ikindi kintu ubaye umuyobozi ukomeye iyo ni success ni ikintu cy'umugisha ubugize mu bintu rero ibyo byose n'izindi success ntavuze zose nyinshi tugira ibyo twita amahirwe umugisha tugira abagabo kuri twebwe iyo ubonye mu bintu kimwe muri ibyo bintu cyiza ushobora kubona ukavuga uti ndabonye ndaronse mbonye umugisha n'umugore arimo umugore burya azi imbere ikintu ubonye ikintu cyiza twabyumvise ubonye ikintu cyiza cy'umugisha ubu ngubu reka nkubwize ukuri fofo uri ikintu cyiza cy'umugisha Imana yampaye uri ikintu cyiza ujya ugenda uvuze ko ujya ugenda wibwira ati ndi ikintu cyiza cya Elisa ndi ikintu cy'umugisha ese ko ari ijambo ry'Imana ribivuga nta kundi nyine kimwe mu abantu dukwiye kujya dushima Imana abasore abagabo bashatse Imana ikaba abagore nk'umugisha mfite aha ujye umenya ko kimwe mu bintu Imana yabahaye cy'umugisha harimo n'umugore mwiza ntitaye kuri historical background aba theologians nyine ntihabura ama comments menshi ariko reka tubijyane muri context ni ikintu cy'umugisha ubonye briefly niyo twanasoreza songeze ngo ntituganiriye wow abantu bari badukumbuye rero bakunda rero wamaye kako kantu uri kunywa Imana wamugisha cyane Imana ndifuza kukanywaho pe thank you very much mwabanye natwe kandi vraiment twishimye araciyemo iminsi yego aciyemo iminsi ndiva twasoreza aho ngaho twasoza turabakunda twifuza kuganira kuri ibintu bigera kuri 5 abantu twese dukunda kumva abantu bubatse urugo abantu bagiye kubaka mbese ako utwo tuntu ntitujya tubura kunyuramo